twagiye umuntu ugitunze aka gatelefone bakita Airtel Horizon 2 Imagine. Iyi telefone kuri Flash TV Rwanda nimuhasura iragiramo umuriro iminsi 3. Ngiye Flash TV Rwanda mani mukore subscribe nabigishije uburyo ki iragimaza iminsi 3. Aka gatelefone muri kukareba ni Airtel Imagine. Ibikorere yayo ubu ngubu none kari gukora nk'imashini, byose barabisanga kuri Flash TV Rwanda. Mukore subscribe, mutange comment, agashare n'akarike, mumbwira ati tusobanura ibintu twakora kuri Airtel Imagine. Ndahari nk'umuhungu wanyu se bimeze bite bano kugira Flash TV iminsi ibaye myinshi tudateka hanze. So guys, nagarutse ngarukanye akantu k'ubwenge. Ubanza urebe ko wakoze subscribe Flash TV Rwanda, twikomereze tugiye kwigana akantu gato cyane kuri za telefoni zacu Airtel Imagine. Airtel Imagine dufite gahunda y'uko mwese mugomba kumenya imikorere yazo. Twahereye ku kuzamenya umuriro, turagenda tureba uburyo ki twakoreshamo ibintu byinshi bitandukanye. Hari n'umuntu wambajije ngo ni gute yakora screenshot. Screenshot urazifata no kuri iri tushe ryo kuzimya ukandeho cyane, ukabona hano hasi ko hazaho ijambo screenshot, ugahita urikandaho ubwo screenshot ihita yifata. So guys, umuntu wari wakambarije muri iyi video yabanje muri comment, nizere ko akamenya. So uyu munsi tugiye kureba ibintu wakorera telefone yacu ya Airtel Imagine ikazajya ikora nk'imashini. Hari umuntu ubona irodinga yizengurutse akanya ibyo ntabwo bizasubira, izajya noneho ikora imashini irodinga nyine vuba vuba, ibintu byose bikora vuba hano ihindagiye kubera iyo setting rero yatuma Airtel Imagine ihinduka mashini bityo neza ukagikoresha nk'imashini. So guys, icyo musaba no kubanza ugakanda kuri subscribe, ukareba, ugatanga comment. Uyu nguyu yari yambajije ngo ntabwo nzi gukora screenshot kuri Airtel Imagine, nizere ko yamenye. Nawe ikibazo waba ufite wakibaza muri comment. Naje kugira ngo mbasobanurire buri kimwe haba kuri iyi telefone, cyane cyane nabanje kwibanda kuri Airtel Imagine, ariko n'izindi ufite ikibazo watubaza. So guys, reka twinjire muri setting yacu gato. Tugiye muri setting, banza ukore ya subscribe, utange comment, kandi na like, ukore na share. Tuza hano muri setting, turaza turebe bimwe no mu bintu bituma telefone yawe irya umuriro biba biri muri setting. Hano kuri location, ubundi location ugomba kuyifunga mu gihe utari kuyikoresha. Location burya nayo irya umuriro, aka kantu niba location yawe ifunguye yifunga. So guys, twe tuje kwirebera ngo ni gute telefone yacu yahinduka igikora nk'imashini. Turaza hano tujye kuri system, hano handitse ngo system, hano hejuru ya about phone tuzana kuri system. Ugende uze hano handitse ngo developer option, ukigenda uzamuka. So akambere kanditseho ngo window animation scale.
dukoresha n'akangaka bita transaction animation scale, dukoresha n'ako bita animated duration scale. Duhere kuri kano ka mbere, urabona ko hari utuntu control tuza ushyire hano kuri animation off, uze hano ku ka kabiri naho uze ushyire kuri animation off, tuza hano kuri animated duration scale naho uze ushyire kuri animation off. Tayari telefoni yawe ya Airtel Magic kuba tayari yatangiye gukora iyi mashini. Iki ibirodinga yizengurutse ku muntu wapi, ntabwo bizongeza ibirodinga rimwe igera ku byo washakaga kuyikoresha. So guys, aka gasetting ni wagafunguye, nizere ko byumvishe fresh. Nawe jya wibuka gukanda kuri iyi buto ngiyi subscribe cyangwa muri comment, byose tuzajya tugenda tubinyuramo gake gake. So guys, ni kuri Flash TV Rwanda, ndabakunda cyane, mukore subscribe mutange na comment. So guys, ibintu ni ibishakwa, ibintu ni ibyigwa, iri ni ishuri ryacu n'ibimenyesha bacu, ibintu utakoze kuri subscribe. So guys, telefoni zanyu ziri ko zihindutse imashini, naho